Yes, reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi bashema dosiye anartike mu bice bitandukanye muherereyemo. Ndabasuhuje kandi yemwe bahaye ikaze irambuye cyane muri aya masaha cyangwa se kuri aya manywa n'amakuru tugiye kubanamo mu minota mike cyane ishoboka. Wazalendo yongeye kwigarura ibice bigiye bitandukanye mu nyemerere nze tubirebere hamwe. Turanyarukira kuri Bukavu ndetse na Goma, ari naho tugiye guhera amakuru yacu. Wowe icyo usabwa rero nta kindi ni ukunkandira kuri subscribe cyangwa se sabone, ubundi tugakomeza kugenda tukugezaho amakuru y'ibivugwa ndetse bigarukwaho. By'umwihariko abadukurikiye mwese rero tubahaye ikaze irambuye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu makuru menshi cyane akomeza kugenda atugeraho, tukavuga tuti tuyabagezeho kandi tubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze muri rusange. Ni amakuru menshi rero, ni byinshi cyane bitugeraho, ni byinshi cyane tuvuga tuti tubagezeho kandi tubabwira uko ibintu byifashe muri aya masaha. Ikinzanye ni inkuru irimo iravugwa cyane mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Abaturage bakomeje kuremererwa cyane n'imyitwarire y'imisoro ndetse n'amahoro birimo biravugwa ko byaciye ibintu aha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu mujyi wa Bukavu na Goma, abaturage bakomeje kugaragaza impungenge zishingiye ku mibereho igenda irushaho gukomera bitewe n'ibibazo by'umutekano muke ndetse n'umutwaro w'amafaranga bavuga ko bakomeje gusabwa gutanga, babusabwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni mu gihe abaturage benshi bari basanzwe bahanganye n'ingaruka z'intambara, ubuhunzi, ubushomeri n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Hari amakuru avuga ko hashyizweho andi mafaranga abaturage basabwa gutanga buri cyumweru ahabwa izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. None abaturage batuye hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri kumva ubuzima bwabo burimo burajya hehe? Mu by'ukuri bamwe mu batuye Goma bafite ubwoba bwinshi ndetse na Bukavu baribaza aho ubuzima bwabo burimo burerekera bahabuze. Aba ni abaturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kwerekana ko bafite ubwoba bwinshi cyane. Nk'uko amakuru aturuka muri bamwe mu baturage bivuga, buri muntu asabwa gutanga amafaranga 500 akoreshwa mu gihugu cya Kongo Franco Congress buri cyumweru. Agomba kuyatanga hatitaye ku myaka afite cyangwa imibereho ye. Ibi ngo kandi birimo biratuma imiryango myinshi isanzwe ifite ubushobozi bukirushaho guhura n'ingorane zo kubona ibibatunga no kwita ku bana babo. Iyi rero ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvugamo ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Abasenguzi rero mu by'imibereho ndetse y'abaturage bavuga ko igihe cyose akarere kakiri mu bibazo by'umutekano, ubwo baravuga iyi Nord Kivu na Sud Kivu, abaturage bakeneye mu by'ukuri imbere na mbere amahoro, umutekano usesuye ndetse n'uburyo bwo kongera kubaka ubukungu bwabo. Ndagira ngo mbabwire ngo aha ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aho ubuzima bw'umuturage bukomeje kujya haga. Ibi bikorwa bikaba birimo biribanda cyane ku mujyi wa Goma, ibi bikorwa bikaba birimo biribanda cyane ku mujyi wa Bukavu. Ngo ntibareba ku myaka rwose, abasore baravuga bati twebwe ntituri buze kureba ku myaka, buri cyumweru ugomba kwishyura ayo mafaranga. Icyo ntaramenya niba ari ukwishyura buri rugo, niba ari ukugenda gute, ariko iyo gahunda niyo iri hano muri East Congo. Kuri rwose navuga ngo ni inkuru ibabaje cyane. Urumva abaturage uyu munsi mu by'ukuri babayeho ubuzima bugoranye cyane, barimo barabaho mu bihe by'intambara, ariko ugasanga ibintu nk'ibi birimo birabigutura hejuru, kuno kongera abaturage agahinda. Ibyo rero birakorwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahitwa Goma ndetse na Bukavu. Buri nkuru yose
twebwe hano tuba tugira ngo tugere tuyibabwira kandi tubabwire uko abantu baremerewe by'umwihariko abari hano muri East Congo. Twebwe twarabyiyemeje turavuga tuti tugomba kugera tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Mu yandi makuru muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru haravugwa imirwano ikomeye yamaze umunsi wose w'ejo ndetse ikanaza gukomeza mu ijoro ryose ryatambutse, aho amakuru ava mu rugamba rurimo ruraba avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugenzura uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi twari twarabayemo imirwano ikaze. Amakuru aturuka rero ahari kubera imirwano avuga ko Wazalendo bigaruriye uduce turimo Ndete, Nyakigano, Nyabitaka n'agace bita Curi. Ibi byabaye nyuma y'ibitero n'imirwano yamaze amasaha menshi hagati y'impande zihanganye, aho abaturage mu bice bikikije aho imirwano yabereye bavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu, intwaro ziremereye kuva mu gitondo kugeza mu masaha y'ijoro. Ibintu rero byateye impungenge n'ihungabana ry'abaturage bamwe na bamwe. Abenshi muho imirwano yaberaga baje guhunga, bahunze ari benshi rwose. Nk'uko amakuru ava rero mu rugamba bivuga, uko kwisubiza utu duce ngo kwabangamiye bikomeye cyane umugambi warugamije kugota ingabo za FARDC n'imitwe ya Wazalendo. Hari n'abasenguzi bavuga ko kugenzura Nyakigano ndetse na Curi bishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu kugenzura imihanda n'inzira zifashishwa mu bikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Masisi. Mama 23 rero ngo yari ifite gahunda yo kuzenguruka iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo barimo Wazalendo mu rwego rero rwo kugira ngo bababaze uyu mutwe ndetse n'ingabo za Kongo, ariko biza kurangira rero umugambi utagenze uko abasore babyifuzaga. Imirwano rero yo muri Masisi yerekana ko ibibazo by'umutekano bikomeje kuba ingorabahizi, aho impande zihanganye rero zikomeje guhatanira kugenzura ibice bifatwa nk'ingenzi ku rwego rw'igisirikare n'ubwikorezi. Kugeza amagingo y'angaya amakuru akomeje kuva ku rugamba rero aratangaza ko hari impinduka zikomeye cyane mu gihe umutwe wa Wazalendo ukiri murerekana icyitwa imbaraga zikomeye cyane hano kuri front line mu gukomeza guhangana n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni Wazalendo rero yamazije kwemeza neza ko mu by'ukuri itazigera na rimwe ihumeka mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butarabona amahoro. Abasore rwose babisezeranije abaturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru abakomeza kugenda tugeraho twavuga tuti nta mpamvu natwe tubibagezeho. N'intara ya Kivu y'Amajyaruguru biravuga ko imirwano ikomeje gukaza umurego by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, ari nako kandi ibibazo by'ubutabazi n'ubuhunzi bikomeje gufata indi ntera cyane cyane mu baturage basanzwe babayeho mu buzima bugoye kubera imyaka myinshi mu by'ukuri umutekano muke umaze muri aka karere. Kugeza ubu ibikorwa bya gisirikare biracyakomeje muri zimwe mu mpande z'urugamba, mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko haboneka ibisubizo birambye byagarura amahoro n'umutekano mu bice byugarijwe n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona ko ubuzima bwa benshi cyane bukomeje kujya mu kaga gakomeye cyane, aho ubona ko ibintu bitoroshye, aho ubona ko intambara z'urudaca zirimo kurushaho gufata indi ntera hano muri East Congo. Bantu mudukurikiye, twebwe icyo dukora no kubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Urumva rero ko ni intambara idasanzwe ndetse n'urugamba rukomeye cyane rurimo kuvugwa hano muri East Congo. Hari video zirimo kugenda zigaragara, aba muri groupe yacu rero ndabizi neza ko mwamazije kuhagera, ubwo muze kureba uko byifashe. Ariko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bari mu kaga gakomeye cyane. Iyo ni front line ya Masisi irimo iragenda ivugwamo amakuru nk'ayo ngayo, aho ubona ko urugamba rero rukomeje kuba akasamutwe kugeza amagingo y'angaya. Wowe icyo usabwa nta kindi, nta kikubwiye
gukanda kuri subscribe kuko iyi dossier Anartique Shema niyo tugomba kujya tubanaho kubera ko bikomeje kugorana mbo urabona ko ntiwamenya twebwe dufite icyo bita monetization turayifite rwose kuri Shema Anarchist ariko baratubwira ibindi bintu bigiye bitandukanye turategereje ubwo batubwiye bati bishobora gutwara amasaha 48 cyangwa se bikajya muri 72 I think nkomeje gutegereza ariko ntegereje hano gusa abantu mudukurikiye mwebwe icyo musabwa no gukomeza kudushyigikira mbo aho rero ni muri teritwari ya Masisi ariko nubundi irubaya biracyari umuriro rubaya n'umuriro wo kotera kure mw'abantu ibi nabibabwiye ariko irubaya nshobora kuza kwavuga indi nkuru mu masaha ari buze kuza gukurikiraho kubera ko umuriro urimo uraka kugeza amagingo yangaya teritwari ya Masisi axe ya rubaya yose irimo iraraswa barimo bararasana by'umwihariko nkanenga cyane umuntu kuba wenda ari muri centre zone Minero area akakumvisha inkuru mu by'ukuri zirimo muri kilometero 10 uvuye aho ariko atarizo uwo muntu rero rwose ni umuntu butari sawa cyane yakabaye agwereza reference kuko ngiyewe abantu barimo barama makuru ni abantu bari ku kibuga cy'imirwano reka mbashimire mbabwire ngo Wazalendo rero irimo iragenda yataka yongera gusatira rubaya narababwiye ko hano ari iminota mike cyane mugubwe neza Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe turi kumanywa ku itariki 31 dusoje ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 mbahaye ikaze ndabashimiye cyane mbifurije kugubwa neza Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe imirimo itandukanye mugenda mukora murakoze cyane murakarama kanda subscribe cyangwa se s'abonner ubundi dukomeze kubana